mwabaye ikibundi ukabona umuntu agiye nko mu bukwe umuceri ibirayi bitogosheje ifiriti imyumbati ibihaza hejuru akaminaho isosi yamara oya akabanza agashyiraho salade yangiza akahita asukaho isosi ishyushye kanizere ko umeze neza maze iminsi mu mutwe wanjye wagira ngo hari abantu bari kubaka hano ngira ngo nibo batumye nta bintu bya hatari ntekereza muri ngewe barahonda ibintu byabo nanjye nkumva mu mutwe birahonda ariko ubu ngubu ni sawa gutya murabasha kunyumva neza maze iminsi nta bitekerezo nta kintu mfite muri ngewe ese namwe bijya bibabaho nkatekereza nkora ikisu nkumva ndakibuze ni nako maze iminsi nakora siporo ubu narazibagiwe ntarananuka ngo ngere ku biro nshaka ntabwo najyaga ninyuka nyine kuba namara iminsi ntagiye muri siporo ariko ubu ngubu nsigaye mbica amazi nkagiyeyo rimwe na rimwe ubu nzashiduka nongeye nkabyibuha ntabwo byaba kandi nambaye umupira wo muri Sundots nahita mfata ya product muzigabanya ibiro uyu munsi rero iki kiganiro ngiye gukora ni icy'ibirungo 1 2 3 4 5 6 ibirungo nka 7 cyangwa 8 ushobora kuba ufite mu rugo by'ibanze bishobora kugufasha guteka umuceri umeze neza inyama zimeze neza icyayi kimeze neza ibyo birungo ndibubereke bishobora kugufasha mu bintu byinshi pe kandi mu buryo nyine bworoshye bwihuse ibirungo bigura amafaranga makeya ninza gusanga nibuka buri kimwe uko nakiguze ndababwira ntaragera rero mu bintu by'ibirungo mbabwiza ukuri kambanze mbwira abantu muri gahunda yo kugabanya ingano y'ibiryo murya kugira ngo wenda mugabanye ibiro kuko buriya kubyibuha biva mu kurya ntago wabyibuha utariye bibaho kuvuga ngo ngiye ngo ibiryo ndya ngo nibikenga ibiryo ndya ngo ntago byakabaye ngo bimbyibushya ngo ntibyakabaye bimeze gute oya kabone n'ubwo waba urya ibiryo bike ariko ushobora gusanga nyine ubirya nabi ubirya uriye bikeya ubu mu kanya urarya ibindi bikeya mu kanya urarya ibindi bike cyangwa ugasanga ibyo biryo urya gake ni ibiryo bidafite ikindi kintu kizima bikumarira mu mubiri wawe ni ibiryo bikuzurizamo ibintu byo kubyibuha ibintu bimeze gute na gute ibyo simbitindeho nashakaga kubereka isahani ifite amateka hano mu rugo iyi sahani ifite amateka akomeye cyane mana yanjye iyi sahani njye nayo tumaranye igihe kinini njye n'iyi sahani dufitanye amateka akomeye cyane abana banjye bari kwiyenza mwihangane gatoya njyewe n'iyi sahani dufitanye amateka akomeye cyane iyi sahani natangiye kuyikoresha turi muri covid kambanze ndebe ikintu ndabaye ndaje gukorera mu rugo ntabwo ari ikintu cyoroshye nari nyiri kubabwira amateka mfitanye n'iyi sahani ino sahani natangiye kuyikoresha muri covid noneho kugira rero nangiye kuyikoresha ni gute kera nigeze kuba munini pe ariko bwo ntabwo nigeze ngera mu biro 90 nari munini ndi nko muri 80 n'ibindi kandi mbona nyine bidashimishije pe ntabwo nari meze neza nabonaga bitambereye nabonaga amaboko ari gusa uko ashaka amaso gusa uko ashaka iyi sahani mba ngiye mu mujyi
ahantu iryo duka ntabwo nzi ukuntu ryitwa, ariko hari akaduka kaba hafi ya City Plaza k'abashinwa kabamo ibintu byinshi. Nakunda kuguramo uburoso, nkaguramo amacupa yo kunyweramo amazi, wagira ngo banduza amacupa yo kunyweramo amazi. Dore n'iryo mfite ahangaha, mu kanya ndaza kubereka ibitangaza byaryo. Iri cupa umuntu ararihina, urumva. Naguragamo uducupa tw'amazi yo kunywa, nkaguramo utuntu nk'utwo ngutwo. Noneho iyi sahani nza kuyibonamo. Izi sahani akenshi usanga hari ibigo by'amashuri bikunze kuzitunga, ntago abantu nyine bakunda kuba bazigura ngo bazishyire mu rugo, kereka iyo ufite gahunda nk'iyo nari mfite icyo gihe. Ndayigura ndimo ndavuga ngo ibiryo ndya, yego ntabwo byari byinshi, ariko nta nubwo byari bijyanye n'ukuntu nashakaga kubaho. Naryaga ubwo byari hejuru nyine gatoya y'ibiryo nari nkeneye kuba narya kugira ngo mbashe kubaho uko nifuzaga icyo gihe. Ubwo hari harimo kugira ngo mbe mutoya, hari harimo utuntu twinshi cyane. Nkabona ninkomeza kurira ku masahani nari mfite mu rugo bizaguma ari bya bindi. Mfata gahunda rero, umunsi umwe nagiyeyo ngura ino sahani. Iyi sahani rero ukuntu nayikoreshaga, niba uwo munsi nabaga nariye wenda tuvuge umuceri n'isambaza, umuceri nawushyiraga hano hanini, hano nkahashyira isambaza. Urabona aba ari dukeya isambaza, kandi nabwo ziri mu bitunguru by'umutuku. Hano nkahashyira salade, n'aha ngaha nkashyira salade. Hano nkahashyira, wenda nashyiragamo kokombure, urunyanya, harimo n'indimu, nkayarurira aha n'aha ngaha. Narangiza hano ngashyiramo voka. Najya kurya rero nkabanza ya salade ya hano n'iyaha ngaha na ya yindi ya voka, nkayifata nkayishyira kuri wa muceri n'isambaza. Urumva ibiri aha n'aha nibyo byabaga ari byinshi. Hano nashyiragaho rushe imwe y'umuceri, nubwo ubona ari hanini kuruta ahandi, ariko ntabwo hajyaho ibiryo byinshi. Ntabwo naruraga nyine ngo ubone ngo biri kugaragara gutya hejuru ngo ari byinshi, oya nashyiragamo hano nyine, hano apana kwarura ngo wuzuze, ahubwo hano akaba ariho narura nkabirenza. Isahani yanjye ikaba ari iyi ngiyi. Kuva icyo gihe ntangira kuyikoresha, igifu cyanjye cyatangiye noneho kugenda. Buri igifu ni cyiza, iyo ukimenyereje ibintu byinshi kirapanuka, iyo ukimenyereje ibintu bikeya kiregerana. Ubwo rero iki gihe nangira gahunda yo kugabanya ibiro nkoresheje ino sahani. Iyi sahani rero ifite amateka mana yanjye akomeye cyane. Noneho nayiguze 4,200 icyo gihe. Nayiguze 4,200, kuva icyo gihe ndayifite kugeza ubu ngubu. Irakomeye, ntabwo ari isahani yapfa kumeneka uko yiboneye. Nk'ubu ngubu nshobora kuba mfite gahunda y'ibintu runaka nshaka kurya, nta mwanya mfite wo kubyitegurira, hano mu rugo bakabimfasha bakanabikiriraho. Umva, njyewe ndi umwe mu bantu iyo natetse ndarya ukagira ngo ndahiriye mu nzu. Nijya nk'umuntu udatekereza, nijya nk'umuntu udafite ubwenge muri make. Iyo natetse mana, ku manywa njyewe Mutabazi adahari ntabwo wapfa kumbona natetse. Cyeka ubwo ari ibiryo by'abana niyongoje guteka kuko nzi ko byo ntari bubiryeho, ariko ibiryo bisanzwe ntabwo nabiteka Mutabazi adahari kuko ndabizi nabirya. Ntandukanye n'abandi bantu bavuga ngo iyo batetse ngo bumva ngo bahaze, ngo igifu cyuzuye, ngo ibiki. Nshuti zanjye, iyo natetse ndarya. Sinzi impamvu, nimba ari ukumva nizeye utuntu twose ukuntu agenda ukora. Simbizi. Amateka y'isahani yanjye ni aya ngaya. Uramutse shamana yanjye ushaka kugabanya ibiryo byawe urya kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ikindi ino sahani igufasha si uko kugabanya ingano y'ibiryo urya gusa, ni uko ushobora no kuvuga ngo nabashije inagufasha kwarura neza ibiryo. Hano nimba hariho ibirayi, hano harajyaho ibindi bintu nyine, ubasha kurya ibyo umubiri wawe ukeneye kandi utabivangavanze. Bituma umuntu yarura neza, pana kwa kundi ufata. Ari abantu mwarura nabi nkibaza mwabaye ikibundi. Ukabona umuntu agiye nko mu bukwe, umuceri, ibirayi bitogosheje, ifiriti, imyumbati, ibihaza, hejuru akamenaho isosi. Yamara oya akabanza agashyiraho salade, yangiza akahita asukaho isosi ishyushye. Nuko igifu kidatoranya. Ariko ikintu nababwira ni uko ushaka
kumenya kugabanyiriza igifu cyawe ibiryo ugihereza, wakoresha isahani yabigufashamo. Usibye yuko aha hantu ubundi uhatereka ikintu cyo kunywa, biba bimeze nka gutya. Ubundi ku bigo by'amashuri hari amagereza nabonye mu mafilime yo muri ibyo bihugu byo hanze, ariko ni gutya amasahani yabo aba ameze. Hano ushyiraho ibiryo, hano ugaterekaho ikintu cyo kunywa, ariko njyewe kubera ko ntahitaga mfata ikintu cyo kunywa ako kanya, ni uko nabigenzaga. Ikintu cyo kunywa nafataga nyuma y'ibyo biryo ni isahani yanjye, narenzagaho noza ogazeze. Amateka y'isahani nayo ngayo, niba wumva ushaka ino sahani uzajye ahantu bacuruza ibintu mu Bashinwa cyane cyane, ziba zihari, cyangwa se muri aya maduka yo mu mujyi. Isahani umunyarwanda nkaba yiteretse ku ntebe. Twagiye sasa rero, hano harimo ibirungo by'icyayi. Hari ukuntu abantu bajya kugura ibirungo by'icyayi, biragaragara, barangiza ngo bakagura ibirungo ngo bivanze, wowe washaka kumubwira ibyo ushaka kumva aravuga ngo hoya ngo biba bivanze byose, kandi wenda harimo ibintu wowe udashaka kunywa, harimo ibintu udakunda gukoresha. Rero nakugira inama imeze gutya, ni byiza yuko ugura ibirungo by'icyayi bitavangavanze, kubera ko urugero nk'ubu ngewe narabibabwiye mu biganiro byanjye byatambutse, gukomeza kunywa cloves byarananiye, karafu yarananiye gukomeza kuyinywa. Iyo nyinyweye umutima wanjye hari ukuntu mba numva namize, mu mubiri hari ukuntu umera nabi, kandi bavuga yuko iyo uyinyweye ukagira ibyo bintu, biba ibyiza ari ukuyireka, kuko ntabwo ibikorana n'umubiri wawe. Rero no mu birungo by'icyayi, ngewe ibyo icyayi nkasanga irimo, ntabwo nirirwa nyinywa, cyangwa se iyo mwisanzuye nkumubwira nimba harimo karafu niwirirwa kubikora, cyangwa se uyikuremo, kuko hari n'abayigura bakayivanga ku ruhande. Iki kirungo cy'icyayi rero ngiye nkoresha ni mudarasini kumwe n'ihiriki. Urumva, ihiriki ntago nyifite bidasengo mbereka ngo ni ibiki. Mudarasini ni cinnamon. Ndabifata nkabivanga, ibi nyine mbigura ibyo byombi barabimvangira, mudarasini n'ihiriki. Narangiza ngewe ngeze hano mu rugo, mfata iyi black pepper, ni black pepper isanzwe, iyi ndayifata nkafatamo gakeya. Murabizi imera nk'irimo nyine urusenda cyane, iyo ushyizemo byinshi byapfa. Mfata aka gakombe niko ngura, akenshi kaba kageze nka hano, nkagura icya5, ngura iby'5, nkaza nkafata nk'agace k'akayiko kari gatoya, nkavangamo hano. Mw'abantu mwe, iki cyayi kiba kiryoshye, kiba gihumura neza. Ntago nirirwa nkoresha amajyani pe, buriya amajyani nayo ngewe nayo ntago twumvikana, ntago nyakunda. Sinirirwa nshyiramo amajyani, nshyiramo bino birungo byonyine, ibi byombi. Ubwo ni 3, mo hano harimo 2, mudarasini, ihiriki na black pepper. Ndabivanga hakavamo icyayi kiryoshye. Abantu mwanyweye icyayi hano munangire ubuhamya muri comment. Ni wifuza kubigerageza hariya kwa Nyiranuma muri baba mama, hari umuntu ahahira, muzabaze ngo kwa mama Zayi ni hehe. Mama Zayi rero aba yifite, wagurayo ihiriki n'umudarasini, black pepper ukayigura ku ruhande, ukivangira, ukajya unywa icyayi kimeze neza. Nk'ubu njye simeruka gukoresha tangawizi mu cyayi, kandi ni nziza, ariko mba numva ibingibi bimagije. Ikindi ni pilau masala. Ntago nabaho mu rugo hatari pilau masala, kuko umugabo wanjye akunda pilau cyane, akunda pilau. Rero iyo ndi buteke pilau nkoresha iyi pilau masala, nkakoresha iyi soya sauce ya iridak, hanyuma nkakoresha ikindi ni ikimugabo, ikindi ni ibitunguru, pavuro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ibi birungo byombi, nanone black pepper ikora ahantu henshi mw'abantu, nayo nyishyiramo iyo nshaka agapilau kameze nk'aho karyana, kakandi kagaswayiri kazi,
agapira k'agaswahili kazi murakazi, ukubitamo aka black pepper nako katari kenshi cyane ariko kumvikana, ubundi waza ugakora n'agasalade kawe ukarya umuceri umeze neza. Ibi birungo uko ari bitatu hiyongereyemo wenda ubwo kubera ko ushaka gushyiramo nimba iyo pilau yawe iza kuba irimo inkoko ukongeramo ikirungo ndi bubereke mu kanya, ariko ibi birungo bigufasha guteka umuceri umeze neza. Ipilau irimo ibirungo byinshi mu by'ukuri igera aho ngaho igatakaza uburyohe, ahubwo ikabikurya gusa ukarya uri muri nta kindi. Hano rero mfite cinnamon njya nyikoresha mu nyama. Iyi cinnamon ni nk'umuti. Cinnamon ushobora kuyishyira mu cyayi, ushobora kuyishyira mu biryo, rero iyo iri mu nyama iba imeze neza. Iyi cinnamon rero iteka black pepper mana we, mujye mukoresha uko mushoboye mwe mufite black pepper mu rugo. Black pepper mu nyama nyishyiramo kimwe nka soya sauce, kimwe na cinnamon. Cinnamon rero ushaka kuyikoresha mu cyayi nkuko nari mbabwiye, ushaka kuyifata nyuma ya bino birungo naberetse ukaba wabivangira mu isafuriya ukayisukamo, nabyo ukaza kubishyira mu cyayi, nacyo kiba kiryoshye. Cinnamon rero ikora byinshi, ikora mu cyayi, ikora mu biryo, ni umuti mu bundi buryo bwiza bworoshye, ni umuti. Ikindi ni iyi kari. Iyi ngiyi rero ushobora kuyikoresha mu mashu, mu mashaza, ushobora guteka imvange ukayishyiramo, ariko kimwe nk'uko ushobora kugura simba mbiri isanzwe, nayo wikora kimwe nk'iyi ngiyi. Simba mbiri niyo iryoha cyane kuruta iyi ngiyi, ba nyirayo mwihangane. Ntabwo ndi kwamamaza ibirungo, ariko simba mbiri iraryoha cyane kuruta iyi ngiyi. Iyi ngiyi ku muntu udakunda ibirungo byinshi ntabwo yapfa kuyishobora, simba beshya. Ifitemo akantu, hari ukuntu ijya guhumura nyine bishobora kugora umuntu. Rero njye nyikoresha mu mashu, nkayikoresha mu mvange, nkayikoresha mu mashaza. Iyo natetse yafi yanjye nayo ndayikoresha, nacyo ni ikirungo cyiza waba ufite mu rugo. Ikindi kirungo cyiza ni ikirungo, ni umuti, ni byose, ni turmeric. Utu tuntu ariko mbikamo mwaratubonye ni utwo naguze muri Tedemiri, ntabwo ari ibyo njya kugurana. Iyi turmeric nayikuye muri Sunroad. Umuntu uyikenera ahamagare 0720203510. Iyi turmeric rero akenshi ngiye ikintu nyikoresha, nyishyira mu biryo by'abana. Iyo abana bariye imvange, iyo bariye umuceri, ukuntu abana banjye barya umuceri n'ibinshobokera, nzabikorera ikiganiro, ariko reka mbivugeho gatoya kubera mvuze kuri turmeric. Nk'iyo bariye wenda umuceri, urugero urimo chou-fleur, brocoli, courgette, kibiringanya n'imiteja na karoti, kiramo agaturmeric gake cyane, kuko ibyo byose ntabwo bimwe tubiteka ku ruhande ngo n'ibindi ku ruhande, turabivanga tugashyiramo n'agaturmeric gake. Iyo bariye ibirayi wenda birimo epinari, nyine ibintu bivanze nk'ibyo, dushyiramo agaturmeric. Turmeric rero uretse kuba yajya mu biryo by'abana cyangwa se ikora nk'umuti mu biryo by'abantu bakuru, naho ushobora kuyikoresha. Ushobora kwiteka mu muceri. Hari umuceri ushobora guteka nawo ndabasezeranya ko vuba ngaha muzawubona. Umuceri urimo karoti, imiteja n'ibindi bintu byinshi wowe ushobora kuba washyiramo nk'imboga, ukanashyiramo na turmeric. Buriya nimba hari ikintu gisigaye gishoboka muri ubu buzima nabonye, abantu ingo nyinshi zihuje, ni uko barya umuceri. Sinzi impamvu nyine biba, ariko ingo nyinshi zirya umuceri kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Rero ubaye ushaka, hari ukuntu uba usanga birirwa murya umuceri w'umweru, ngo mwakora agashya mugasukamo utuvuta dukeya, cyangwa ugashyiramo igitunguru ukawukaranga, ngo cyangwa ngo bikagenda gute. Hari uburyo bwinshi ushobora gutekamo umuceri, harimo ubwo nagiye mbereka, harimo isami, naberetse pilau, sinibuka nimba hari undi, ariko nzabereka n'ukuntu wateka umuceri urimo
turmeric ukaryoha. Rero turmeric ikora ibintu byinshi, ntabwo navuga ibintu ikora ngo bizarangire, kandi sinshaka kubarambira. Ikindi ni beef masala. Iyi ngiyi yo abantu mwese murayizi, niyo gushyira mu nyama, haba ari mu isosi cyangwa ushobora no gukora steak ugashyiraho gake cyane, ifite ukuntu ituma gahumura neza. Njye hari igihe nkora steak nkayishyiraho, ubwo nacyo ni ikindi kiganiro, nzakora steak mbereke. Hakaza n'iki rero cyo mu nkoko cya chicken masala, nayo ni nk'ibyo byose. Ushobora kumarina ibiryo, ushobora kumarina inkoko wakoresheje motari nayo ukayishyiraho. Nayo ni bimwe mu birungo udakwiriye kubura mu rugo. Ibirungo byose rero naberetse inshuti zanjye, ubaye uri umuntu udakunda ibirungo byinshi mu biryo, ushobora kubikoresha kandi ukumva bitaguteye ikibazo, cyangwa ngo nyine ngo wumve ibiryo byawe byabishye, ahubwo bigufasha kuba waryoshya ibiryo kurushaho. Ibi birungo mberetse nibyo birungo nanjye ubwanjye ntashobora gupfa kubura mu rugo. Ikindi kirungo kiri kuburamo hano njya nkoresha ni magi. Hari ibiryo uba usanga biri ngombwa ko ukoreshaho magi utari bukoresha umunyu usanzwe. Rero mwabibonye ibirungo, ibi birungo ni byiza. Ibi birungo urabikeneye kugira ngo urye neza, kugira ngo urye ibiryo bitandukanye na bya bindi uhora urya. Nyine bimwe nababwiye byose ushobora gufata ukavuga ngo uyu munsi ko turi burya umuceri kandi ejo twawuriye, turawurya nyine bimeze gute, duhinduremo iki, dushyiremo iki. Hari n'ikindi kirungo nzabereka umuntu ashobora gushyira mu muceri w'umweru, ntuhindure ibara ariko ugahumura neza. Hari ukuntu imiceri myinshi nabonye yarabaye mibi, sinzi niba ari njyewe utazi kugura umuceri mwiza, ariko pe imiceri myinshi yabaye mibi. Hari imiceri turya ugasanga nyine wawurya ukumva ntuhumura, wawurya ukumva nta cyanga. Ako karungo ninkabona, najyaga ngakoresha kera, ubu simeruka kugakoresha, ariko kubera kubura kwako ninkabona nzakagura, nzakabereka ukuntu umuntu agateka mu muceri w'umweru. Umuceri ukaguma ari umweru ariko uhumura neza, uhumura neza bya hatari. Rero ndabakunda cyane, Imana ibamere umugisha. Abantu mwese mwarebye iki kiganiro, reba ka gacupa kuntu kabaye. Aka gacupa nakaguze 3. Yo nibagiye kubabwira ibiciro, ariko ibi birungo ibyinshi ni 2, hafi ya byose ni 2. Turmeric iyo ntago ari 2 kuko ni igishashi kinini, nigeze kucyerekana muri video nakoze cyane muri mwezi Ramazani, ngira ngo yo nimba ari 10,000 nuko nasutsemo hariya. Murabizi turmeric iranduza, niyo mpamvu iyo uyiguze ni byiza. Magare we ni byiza yuko iyo uyiguze uyibika mu buryo bwiza kugira ngo itazakwanduriza ibintu ukayanga kandi uyikeneye. Rero ibirungo byinshi biri aha ngaha ni 2,000, ibyinshi biriya bitoya usibye iki sinibuka uko bari 10, niba ari 8 hagati aho. Ariko ibindi 2,500. Aka gacupa nakaguze 3,900 muri Simba. Buriya muri Simba ndahabarangiye, mwabantu habamo amacupa meza. Ndabakunda, Imana ibamere umugisha, Imana inshoboze, nkuru umufiririzo mbahereze video zose nagiye mbasezeranya, mbavemo ideni. Rero umuntu wese unkunda ndamukunda, kajya kureba umwana wanjye kinabaye, Imana ibamere umugisha.